Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 35 episode ya 32 aho turi kwiga kudoda iri kote ryacu muri kureba hano. Ni ikote rirerire cyangwa se ikote rya manto, dore ko rimeze rireba imbere urebe n'inyuma, hanyuma mbere ko ntangira isomo kambaze nkwereka icamake. Njya gutangira natangiye nkwereka uko bafata ibipimo, nkwereka uko bashushanya, nkwereka uko bakata, byose mwarabibonye. Hanyuma yawo ndakomeza ndomeka ndadubura ndakomeza. Iyi mifuka ntago turayigeraho nayo burani nko mukanya murategereza. Nimara kuyikora nzanagira naho kuringaniza, nkomeze nkatenikora ncomeka ikora ku ikote, nkenere na muse hari icyo bita Ep32, muzamenya ibyo ari byo. Ngere no ku bipesu nabyo mbitere mureba ikote ryuzure imeze gutya. Reka mbite ntangira rero nanakomereza rwagarukiye ubushize. Ushaka batse kwagarukiye hehe? Ba bantu nyine bahita bibagirwaho bagarukiye, ukibagirwa ibyo wize mbere. Hari nk'umuntu wafite ubwo bavuga ati nese ngiye mwarimu, ibyo nize nk'ijipadurate narayibagiwe. Umunyeshuri wese ni kamera nyine w'icyambere nuko uri kugafata ugasubiramo ukabona ko wabifashe. Iyo ugiye ku bindi hari aho ugera bimwe bya mbere kamera nkaho wabyibagiwe, ariko buriya niko nyine biga akenshi. Ntago wajya waravuga ngo ndayibuka ngo akatagutenda gutya reka wenda iyo ukomeza uzikora cyane ukavuga ati haje umukiriya uramukoreye, haje undi uramukoreye, gutyo aho ntuhita uyibagirwa. Ariko nk'ubungubu nk'abantu twatangije padruwati ariko muheruka kuyidoda ariko wayize muri icyo gihe, ubungubu ntago uyibuka yose. Ushobora kuba hari nk'ibyo wagiye wibagirwa, ariko iyo ugiye kongera kuyikora nk'umukiriya aje uriyibutsa cyangwa se ukabaza. Iyo ubajije rero ugenda ubimenyera gahoro gahoro. Hano ndacyatera ipasi ngo subwa abantu bigaga bambwira ati mwarimu episode ya mbere narayibagiwe, ya kabiri ndayibagirwa, nyamara ndi kwiga byose nari nabifashe. Nagira ngo umenyeshe ko aka kanya cy'ingenzi reba akantu ko kandi buri kintu cyose nkoze muri ako kanya gerageza ugisobanukirwe umenye aho kivuye. Mu nyuma noneho ujya wiyibutsa usubiremo ujye ushushanya nawe. Niyo utafata umwenda ngo ushushanye ukate basi ufata niyo kayi ugire gushushanya nk'igipande. Ibyo nakoze byose nawe bikore, ubike ibisa n'ibikomeye mu ikayi kugira ngo bizagufashe kwiyibutsa muri cya gihe uzaba warabyibagiye. Nk'ubu ngubu ndi kwigisha ikoti, ushaka gusanga muri uyu mwaka ari bwa mbere ndedoze. Mu mwaka washize ari rya nigishije gusa nakoze kuko ngiye akenshi mba nibiri mu gutunganya amasomo ibintu nk'ibyo. Kudoda bisanzwe nyine ni gake pe gashoboka. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo nanjye hari nk'ibyo mba ntari no kwibuka ko nigeze no kubikora, nkabitekereza nuko ngiye kubikenera. None nimba nayo bikubaho gerageza ujya wihangana, bizaza. Cyakora wenda nyine bitewe n'urwego ugezeho hari ibyo wibagirwa wajya kubitekereza ako kanya, nuko bikorwa byose ugahita ubitekereza. Hano rero ndacyasanza kutire tunaganira. Ya pasi ko mbona umugozi wayo, ipasi zikunda guteza ibibazo. Reka ninongera gutera ndahakwereka. Kabona n'intera hari urahita ubibona. Urebe hari umugozi wayo winjira mu ipasi. Warapfutse uriya mwenda ugashaka kuvaho, biriya bintu ntimukabyihorere. Buriya nanjye ndabona uko byamera kose ubutaha mushobora kutabibona. Urebe abure kurebe hari inyuma, ucunge hari umugozi winjirira, uri kubibona ko wapfutse. Hari igihe nyine bitangira kuriya mu kanya bikazakurikira singa icise, kandi niko bigenda. Cyangwa se pasi ugatangira kujya uyicomeka ku umuriro ntiwinjiremo bitewe n'amasinga yangiritse nyuma y'uko uriya mwenda uvuyeho. Ariko uriya mwenda bize amashanyarazi mutubwire kuko iki bashyiraho umwenda, kuki badashyiraho igifuniko cya plastique bakabashyiraho umwenda? Ngewe nyine mu bumenyi bwanjye bworoheje naba nzi ku mashanyarazi uriya nshobora kuba ntekereza ko wenda ari uko mu gihe habaye nk'agasirikwe mu masinga bibera imbere mu mwenda, uriya mwenda ushobora kuba udapfa gushya gutyo gusa byoroshye. Ku buryo nyine habayeho nk'agasirikwe amasinga akaba yakaka, byaberamo imbere bikaberamo imbere ariko ntibihinguke inyuma. Nibyo ntekereza. Ubwo nawe rero nimba hari icyo utekereza ujya muri comment umbwire. Ntabwo ari kugira ngo isinga idasaza vuba, wenda nabyo wasanga ari byo, ariko buriya ngiyewe ibyo natekereje nabikubwiye, nawe ntegereje kureba ibyo uri butekereze. Andika muri comment. Hari abantu bagira ngo simba mbibona, ama comment ndayabona, nshaka kutabona umwanya wo guhita nyisubiza ariko mba nayabonye.
dore hariya ndacyatera ipasi, dore handi hameze nk'ahigase, hano no mu mabere umva hari ikata koko. Hari n'igihe nyine gutyo umuntu atambaye ureba ukagira ngo ni defu, ukumva kiriya cyuka kirimo wagikuramo. Oya hariya hagenewe mu gituza hano hajya ibere, uribeshya ukagikuramo, nzareba aho ibere rizajya. Nyaboneka nizamvuga gutyo muri icyo kinyarwanda ntimukazajya murakarira mwarimu, ndetse muragira ngo mwarimu yigisha avuga gute. Buri hantu ngomba kuhavuga uko hari. Ntiri kwisutiya sinayisobanuye, mugiye kuyiga batarayize mu isomo kwiga modeli. Hari mu isutiya rwose narayigishe, benshi barayikunda. Harimo n'umunyeshuri wanjye wese akidodera kose anyereka yakambaye. Wese wikanga ngo yakoretse gute? Oya ashaka kwambara kandi nyuma kakaburuze mu buryo bwo kugira ngo anyereke ko yamukwiriye. Noneho kuri yambaye umwenda akavuga ati wenda inyuma y'uwo mwenda niho yambariye, kuko ntabwo azagenda ngo azakwirike ngo ariyo yambaye gusa. Ibintu se numva byaba ari byo? Ntabwo byaba ari byo. Ni gutyo bigenda. Rero nkora n'isomo nerekanye bipimye. Ntuzi uribwiye yuko umuntu wipimye ariyo yonyine yambaye? Oya n'amategeko ya YouTube yampana hariya, nubwo hari ababikora baba bari kuyarengaho. Uri ibintu bijyanye no kuba nyine umubiri wagaragara cyane ahantu hatari ngombwa, ntabwo biba byemewe hano. Buriya n'ababikora baba barenze ku mategeko, bameze nk'abantu nyine bari guca mu gikari bagakora ibintu bitemewe, umunsi babafashe nyine barabahana. Ni kwa kundi usanga ngo umuntu cyane ngo yabaye sinziriyeho gato ngo yayibuze, cyangwa se ugasanga amaze igihe adakora, igihe bagufungira kwa porodinga. Nabyo biri mu bihano. Ukabona mwarimu maze amezi n'amezi mutabona isomo rishyashya, kumbe systeme barayihagaritse kwa porodinga ntibikunda. Icyo ni igihano umuntu aba arimo. Cyangwa se ukaba wenda n'imbaraga cyane ugahemba bakagufungira guhemba, bati tugufunze nk'amezi 3 ujye ukora udahembwa. Kandi ikindi ugasanga muri abo mezi bagufungiye ugomba kwa uploadinga amavideo, kuko utayaploadinze urasubira inyuma. Urasubira inyuma muri system. Ugomba gukora cyane kugira ngo udasubira inyuma, ariko nyine ibyo ukoze ntagire umusaruro wundi uri bukuremo kuko uri mu bihano. N'ubwo ibihano ukuntu biba bikomeye, ngayibaze nawe abantu bakina nk'ibintu by'amafilime ugasanga ibishoro by'amashuti ibiki n'ibiki, ariko akamara amezi n'amezi nta musaruro abona muri ibyo ngibyo akora. Hari abantu bagiye baza ko mwarimu none se mwari no cano yo bimeze gute? Irahembase. Ariko ubundi usibye kubeshya no kwirinda guca ku ruhande, ubundi cano yagira aba subscribers barenze 5,000, 10,000, oya n'igihumbi. Ariko igihumbi nyine akenshi ari bavuga ati umuntu ari mu batangizi wenda ntarashobora kugera kuri iyo level, ariko ubundi wagira mu 10,000. Bicana itaraho monetize koko. Biragoye kugira ngo ibyo bintu mbyizere. Kereka hari iyindi mpamvu yindi wenda utarabikoze ku bushake kuko ntawe ukeneye, ariko se hari uwanga ibyiza. Kereka ari umuntu utabizi utazi iva niyo bijya, akavuga ati ariko nabwo biragoye kugira ngo uzagere muri 10K utazi umusaruro wa channel. Nanjye rero mwarimu uri utagira ngo aya masomo nk'iri kote rishobora kuba ryarekwaye nk'ibihumbi nka 500 cyangwa 100. Reka ubundi ndumva bwa mbere mu bintu bijyanye no gushuti zo gukata n'ibiki nakoresheje 200. Utagira ngo wise wikanga, nakubwira ngo tanga ushyigikira amasomo ugatangira kuvuga ati mfite utubazo n'utubazo, urumva ayo mafaranga yose aba yavuye he? Simvuze ngo cyane niyo yatanga. Oya izo views rwose sinzi ko ayo mafaranga yanavamo, ntibyavamo. Ahubwo nyine hari nk'umuntu waduteye inkunga kuri iri kote, turamushimiye cyane, ari muri Amerika. Arambwira ati mwari isomo ndashaka uzari kwigisha, ndabizi niba byoroshye gutegura amavideo, iyo ni supporting uhaye y'iryo somo. Rero ugasanga nk'ubu ngubu nk'umuriro nkurushe nk'umuriro w'ibihumbi 50 kuri iri somo gusa, nawe urarenga, ndumva 50 ari make. Wenda sinabura nk'ibihumbi nka 80 by'umuriro gusa kuri iri kote ryonyine. Wenda reka ngiranyiriza aho ngaho, ngayibaza ibindi ntaravuga. Reka dukomeze sasa rero, ndacyatera kutire nzisanza mba hano ku makuru y'ibanga, ariko hagatari ka makuru nyagarukiriza aho ngaho. Ibyo byose mbivuze nganisha kuvuga ati hano muri epensera hikase ni imbere mu gituza mu mabere,
ninzajya mvuga nkoresha ikinyarwanda ngo amabere mukaza muvuga ati mwarimu mubiki inzika ngavuze nabi ngajya ari ikinyarwanda bivugamo muzakinshakire. Ndonya navuga ati nigishe no kubadoda isutiya nayo mwarayibonye. Abatarayibonye mujye kureba muyige, kandi mu kuyipima si ngombwa ngo umuntu ngo nyine yipime yonyine hanyuma afata ifoto ati dore washi dore mwarimu, oya, ahubwo yambara kendi inyuma akanyuma agahita arenzaho inyuma nyine iyo sutiya kugira ngo akwereke ko yamukwiriye neza. Cyane rwose aba agomba kukwereka ko yamukwiriye kugira ngo uvuge ati ni sawa. Iyo muri kumwe ari umunyeshuri wowe uri mwarimu nyine ushobora kuba wenda ari umupapa, uri umusore, umunyeshuri wawe ari umukobwa cyangwa umumama, ushobora kureba ariko ukirinda ibintu byo kujya kubangama ati hano ngo ufatamo gato, nyine ubikora bimeze nk'uri gukoraho kugira ngo umwereke, oya, ushobora kumutungira urutoki ati hariya ndabona harimo akantu, hashyira akamenyetso k'ingwa mu kanya nuyikuramo turareba ukuntu dufatamo. Wabyumvishe? Cyangwa tukamubwira ati hariya na hariya urebe ukuntu ufatamo ariko utagiye kubangama, ngo hano ngo urabona ngo turafatamo gutya, wowe ukuntu umfashemo ngo noneho gutya na gutya. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Turacyatera ipasi gahoro gahoro. Ndashaka ko tuzigana ka kenda kandika imbere agasigaye. Ubwo nimba ariko harize iyo ngiyo urumva agasigaye nawe. Njya mbona hari ukuntu babyigisha, ukareba amasomo hari aho bagakoze bakambika amaneke, nanjye nzareba amaneke aba ariyo nkorera, kuko icyo gihe ntabwo ari umuntu wakipima pe, ntabwo nabyemera, ahubwo nareba amaneke akaba ariyo kudupimiraho ariko nako tukakiga, kuko erega iyo myenda yose iradorwa iva ku mashini bakayidoda. Rero mu gihe utabyize ugize amahirwe yo kubibona uba ugomba kwibikaho ubumenyi nk'umutayeri. Ni uwuhe mwenda n'umwe twambara bataba barakoze ngo bawudode? Ushobora kuvuga ati iriya koboyi ntabwo ikoboyi se urumva ko yadozwe n'iki? Ntabwo ari imashini. Ushobora kuba yarakorewe mu nganda iyo ngiyo ariko ni imashini zayikoze. Gute se utakibikaho ubwo bumenyi mu gihe ugize amahirwe yo kububona? Hano urabona gushyiraho utuzi nyine kuri andi kubikora ukakisha agapasi kugira ngo agororoke neza kurushaho. Muri episode naganiriye cyane. Mu episode zari zibaje nka zingahe, nari ndi gusobanura nta mwanya wo kuganira mfite, none ubu ngubu kuva nagiye nguhugira ku gutera ipasi bitindaho bikamara episode, ntago wawe uruvuga ati tera ipasi hano ngo hagororoke neza, ngo hariya ngo hagororoke, ngo hano ngo gutya na gutya. Ibyo nayo wanarambirwa. Ahubwo umuntu utarajya muri groupe y'amasomo, dore ngiyo WhatsApp groupe aho hasi nyandikira, groupe y'amasomo niyo batayeri, umbwire ngo mwarimu nanyashyira mu bandi, aka kanya ningiye ngusubiza. Mu gihe ntarashyiraho umuntu ushobora kunsimbura nawe akazajya nsubiriza mu gihe umwanya wambanye muto, ninjye mpita nkwakira rwose, message yitiza aninjye nyibona. Nyandikira rero buri muntu wese mparanira kumusubiza, cyane cyane abantu bashyashya, abantu basanzwe nyine babaza utuntu kutubazo hari igihe ntindaho gato bitewe n'umwanya. Ndacyari kwakira abashyashya cyangwa se ndi gusobanura amasomo. Rero ibibazo byinshi mwibaza muri mu magroupe, ntekereza ko iyo bivuze gato muri groupe bahita bagusubiza mbere yuko mbona umwanya kugira ngo ngiye nkusubize, baba bagusubije byarangiye. Rero wakagombye guterwa ishema no kuba uri mu bandi. Anga ndacyakomeza gusanza kutire. Hagati aho rero ndumva nshaka kwigisha ishati ya kigabo. Nubwo twayize kwiza ishati ifite imigongo cyangwa se umugongo, ya design n'imifuka. Ndashaka gukora ishati isanzwe nta bindi bintu biriho, ifite ikora risanzwe. Iyo shati ndashaka kuyikora pe, kubera ko abanyeshuri banjye bo kuri ISOMO namwe mwese mushaka kuba mugera ku ishati mukabura ishati ikoze neza ari isanzwe idafite amamodeli. Rero cyane cyane abo nigisha kuri ISOMO kwizira shati ya design nyine, kuko isanzwe ntago yari ihari. Rero ndenda kuyikora kugira ngo n'abandi muzayikenera mu gihe kiri imbere muzayibona. Bye bye rero ndabakunda, mutazabana nigisha ishati mukavuga ati mwarimu ishati twarayize, biterwa na modeli yariyo. Reka dusubire muri episode ya 33 ya 32 33 iraje mu kanya, nkubwira ngo dufite groupe y'amasomo, groupe yo kungurana ibitekerezo y'abatayeri. Ni karibu muri isanga ku bakeneye kwiga kudoda. Andikira mwarimu Valence kuri nimero ya WhatsApp, aragufasha kujya mu bandi nawe. Mwarimu Valence rega ningiwe. Channel iri kwa Valence Mediri Rwanda TV, je niri kwa Valence, urumva ninjye mwarimu. Nyandikira. Menya neza kwa kuri subscribe, like, share and comment. Ujye kuri TikTok kwa Valence Mediri Rwanda TV na following. Sinibye gusa abakiniye kwiga yifashishije uburyo bwa Zoom.
urize hano nta kikuyemo kandi byose wabibonye, ukeneye ugucunga ureba ibyo ukora, nyandikira nabwo ubimbwire ngushakire umwanya. Bye bye rero, ndabakunda, simubizi ko mbakunda, ngo reka dusubire muri episode ya 33. Bye bye.